Nshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mukurikira muri benshi kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima, turabaramukije tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi nk'uko bisanzwe hari ikintu nshaka ko tuganira kijyanye n'urupfu. Mu yandi magambo ni impera z'ubuzima, aho ubuzima burangirira bwa buri muntu. Umuntu aravuka agakura, akaba ingimbi, akaba umusaza, agakora ubuzima bwe, akabaho, ariko umuntu wese wo ku isi, umuntu wavutse wese agera igihe arangiriza ubuzima. Ubu ikiganiro ngiye kugukorera ni ba bandi banyura mu kurangiza ubuzima, wenda bararwaye cyangwa se barashaje, noneho ukabaherekeza nyine bakagera igihe barangiriza ubuzima. Hari ibimenyetso abenshi bahuriraho iyo bageze mu mpera z'ubuzima, habura igihe gitoya ngo umuntu ave mu buzima. Ntabwo ngiye kugaruka kuri ba bandi bahura na agisida, akenshi bo nta n'ibimenyetso berekana ngo imiryango yabo yitegure, nabo ubwabo bitegure. Ni ibintu biza gutya pafu, umuntu akava mu buzima adateguje, nawe ubwe bimutunguye. Abo ngiye kugarukaho ni ba bandi nyine berekana ibimenyetso akenshi bahuriraho, umuntu akava mu buzima, wowe umurwaje cyangwa se na ba bandi bamukikije kwa muganga, wenda baramusezereye ukamuherekeza iminsi ye ya nyuma, hari ibimenyetso agenda yerekana ko igihe cyegereje. Abantu bakuru barabizi, ariko ntabwo ari amahirwe ya buri wese. Ndabyita amahirwe, wagize amahirwe yo guherekeza umuntu runaka cyangwa kuba temwe y'umuntu urimo kuva mu buzima ku buryo busanzwe, biturutse ku ndwara cyangwa biturutse ku busaza, ku muntu ukuze nyine ari mu kuva mu buzima. Hari ibimenyetso rero abaganga bakusanyije, ntabwo wenda byose nza kubivuga, ariko hari ibihurirwaho n'abantu benshi mu gihe umuntu ageze mu masaha ye ya nyuma y'ubuzima, ku buryo bishobora kuba nk'itara cyangwa integuza y'aba bandi bamukikije kwitegura. Muri kino kiganiro ndakubwira bimwe muri ibyo bimenyetso, noneho nkubwire n'uburyo ki umuntu ashobora guherekezwa, bityo abamukikije bagasigarana umutima mwiza, bumva ko nta kintu batakoze ngo baherekeze umuntu wabo, ariko noneho na wa wundi akagenda muri kondisiyo nziza, kuko nta muntu wifuza gupfa nabi, nta muntu wifuza kurangiza ubwo buzima bwe nabi, afite ubwoba cyangwa yahambutse. No, buri muntu wese yifuza. Hari abantu uzumva bavuga bati wa wundi wipfiriye akagenda akaryama, akava mu mubiri, baturiye yapfuye neza, ati yapfuye neza rwose, no ku isura rye yagaragaraga ko yaruhutse. Buri wese yifuza gupfa neza. Ibyo bimenyetso rero ngiye kugukorera urutonde rwa bimwe mu bimenyetso abantu benshi bahurira nabo. Ni ibihe rero? Muri ibyo bimenyetso basanze abantu benshi bageze mu bihe bya nyuma ashobora kubura apeti, akabura ubushake bwo kurya cyangwa bwo kunywa. Umubiri nyine ugera igihe ugasanga umuntu ntabwo akibikeneye. Niyo mpamvu nyine abantu bakuru burya biba ari ngombwa yo kubingingira, yo gukomeza kubaha amazi n'ibyo kurya, kabone n'ubwo bo batabisaba, kuko umubiri wabo ntabwo uba ukibikeneye cyane. Umuntu nanone ugeze mu bihe bya nyuma, ugiye kugera mu bihe bya nyuma, ashobora kugaragaza ubukonje, cyane cyane impera z'intoki n'impera z'amano, kuko umubiri w'umuntu burya ukoze ku buryo butangaje. Igice gikeneye imbaraga, igice gikeneye kwitabwaho, gikora ku buryo ubwonko bukora ku buryo ariho imbaraga zose zishyirwa. Mu mubiri w'umuntu rero burya hari igihe
ibice bimwe na bimwe bicika intege, noneho umubiri w'umuntu ugakora ku buryo imbaraga, amaraso, umwuka, ogisijeni ikenewe bishyirwa kuri za orugane ziri vito z'ingenzi umubiri ukeneye, tuvuge wenda nk'umutima, imbaraga zikajya gushyirwa ku ikoreshwa ry'umutima kugira ngo ubwonko bukomeze bube eveye bukore neza, noneho ugasanga ahubwo bya bice by'intoki n'amano byo imbaraga zivuyemo, bityo bikagenda bipfa gake gakeya gake gakeya. Umuntu rero ugiye gupfa ashobora kugaragaza yuko akonje cyane ku bice by'amano n'intoki, hakaba n'ubwo rwose bihindura ibara ugasanga neza byabaye nk'ubururu cyangwa se nka move, kubera ko amaraso atakihagera, kubera ko ogisijene itakihagera. Buriya niyo mpamvu rero ugasanga ahubwo ya maraso na za mbaraga zose zikenewe zirashyirwa ku mutima kugira ngo umuntu akomeze kubaho ku gihe kirekire gishoboka. Umuntu wawe niba umurwaje akagaragaza ibyo bimenyetso, ushobora kumenya yuko ageze muri icyo gihe kiganisha ku masaha ye ya nyuma. Umuntu nanone uri mu bihe bya nyuma ashobora kugaragaza yuko amara ye atagikora neza, bityo no gusohora umwanda cyangwa se no gusohora bya bice, umwanda usukika bigakorwa nabi, kubera ko amara ntabwo aba agikora neza, impyiko ntabwo ziba zigikora neza, ugasanga byose ntabwo bikora neza, umuntu afite constipation cyangwa se anagize ibyo bita incontinence, ni ukuvuga ugasanga birasohoka ku buryo budasanzwe, birisohokera ntabwo akibashije kwifata. Ubundi umuntu agira amasaha yo kujya kuri tuwarete iki n'iki, ariko umuntu ugeze mu masaha ya nyuma ushobora gusanga biri mu gusohoka uko byiboneye. Umuntu nanone ugeze mu masaha ya nyuma ashobora kugira ikibazo cyo guhumeka, agahumeka ibihaha, ikoreshwa ry'ibihaha ntirigende neza, hakaba n'igihe ashobora kumara na kelike segonde adahumetse. Umuntu wundi arahumeka akinjiza umwuka akanawusohora, resipire, egisipire, ariko bigasimburana, akinjiza umwuka akawusohora, akinjiza umwuka mwiza akawusohora umubi, gutyo gutyo birasimburana. Ariko umuntu ufite ikibazo ushobora kugera mu masaha ye ya nyuma y'ubuzima ashobora kwerekana yuko guhumeka bitari mu gukora neza, agahumeka insigane, akaba yanamara n'iminota ingahe adahumeka, bikongera bikagaruka. Iki gihe rero wakwitonda ukamukurikirana neza, ntumujye kure, ukabikurikirana neza. Ni kimwe n'umutima, umutima burya ugira ritime ugenderaho, ariko abantu bari mu bihe bya nyuma ushobora gusanga umutima ugenda ukubita bidasanzwe, hakaba ushobora no kumara amasegonda udakubita, noneho ukongera hagashira akanya rwose, ukongera ugakubita, gutyo gutyo, mbega kuri ritime idasanzwe. Umuntu nanone uri mu bihe bye bya nyuma ashobora kugira ibyifuzo, agenera umuryango, agenera ba bandi bamuri iruhande, kubera ko aba ari mu gusubiza ibihe inyuma, agira igihe cya introspection, akareba ibihe bya nyuma, akashobora kugira ibyifuzo agenera umuryango. Abajyanama bavuga yuko bishobotse bino byifuzo abamukikije, abamuri iruhande bashobora kubiha agaciro,
byanashoboka bakamufasha kubigeraho, niba ari ibyifuzo bishoboka, niba ari ibintu yifuza runaka bakaba babimuzanira, niba ari ikintu se yifuza kunywa cyangwa kurya bakaba babimuzanira. Muri ibyo bitekerezo rero umuntu ashobora kugira, ashobora kwicuza, akaba yanagaragaza amarangamutima. Abantu bageze muri bino bihe bashobora kugaragaza amarangamutima navuga nk'ubwoba, ibyishimo, bakagira nka stress, ubwoba, bakababara, akaba yanarira, ukabona ararize kubera aratekereza cyane, akareba nyine ko ubuzima burangiye. Niyo mpamvu uyu muntu aba akenewe neye akenshi abamuri iruhande. Ariko hari abifuza yuko ubuzima bwarangira bari bonyine, ariko abenshi baba bifuza yuko abantu babo babakikiza, kuko aratekereza agasubiza ubuzima bwe inyuma. Umunaniro ukabije nawo ni ikimenyetso cy'umuntu ugeze mu bihe byo kurangiza ubuzima bwe, hahandi usanga umuntu aryama cyane kandi ukabona arasinzira, wenda arashaka no kwigumira mu buriri, gusinzira rwose agasinzira profondément, ukabona arananiwe. Umuntu aba abikeneye mu mpera z'ubuzima, cyane cyane yuko ibice by'umubiri we biba biri mu gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bigume mu mubiri, bigume nyine umuntu akomeze kubaho. Ushobora kubigenderaho ubona ko umuntu wawe nyine ari mu bihe bya nyuma. Umuntu ashobora kugira ubwoba rero, nanone muri ya marangamutima, umuntu akagira ubwoba kubera ko nyine urupfu abantu benshi bararutinya, ariko mu bihe bya nyuma hari igihe umuntu agera akabyemera, ukabona rwose yabyemeye, yarwakiriye, akaba yagira n'ubutumwa agenera abamuri iruhande. Hari n'abandi bagaragaza rero ibimenyetso bidasanzwe, noneho rero bakavuga wenda ko babona ibintu bidasanzwe, bakaba batanga nk'ubutumwa, wenda barimo kuvuga ngo bari kumwe n'abantu runaka bapfuye, wenda bo mu muryango wabo wa hafi. Hari abantu benshi byagiye bibaho, akakubwira yuko yumva amajwi. Hari abagaragaza amashusho bari mu kubona, ariko hakaba n'abavuga yuko bari mu kuganira, ukumva wenda aranivugishije. Hari n'umuntu ushobora kwivugisha, cyangwa akarambura amaboko nk'umuntu uri mu gusuhuza umuntu, cyangwa nk'umuntu urimo kwerekana ikintu runaka. Hari abananirwa kuvuga mu bihe byabo bya nyuma, cyangwa se ukabona yarananutse cyane, ariko ibi ngibi wenda bijyana n'uko aba atakirya bihagije, aba atakinywa bihagije. Ibyo rero ni bimwe mu bimenyetso biranga umuntu ugiye kurangira. Ikindi nanone, mu mihogo ye hashobora kuba harumagaye kubera kudashaka kunywa, bityo ugasanga nko mu mihogo arababara cyane, kubera ko haba harumagaye nyine, kubera impamvu zitandukanye. Ndagushimira wowe. Ibyo rero ni bimwe mu bimenyetso nyine biranga umuntu ugiye kwitahira, ugiye kuvanwa mu mubiri. Abantu bamuri iruhande rero, icyo baba basaba ni ukumuherekeza kugira ngo anyure muri bino bihe atababaye cyane. Niba hari n'imiti bakagerageza kuyimuha, niba hari ibyifuzo afite bishoboka bakagerageza kubisubiza, kumufasha kubigeraho iyo bishoboka, kandi bagaha agaciro buri kimenyetso babonye, buri kimenyetso yerekanye ukagiha agaciro. Noneho igihe umuntu ari kwa muganga, impinduka yose bakayibwira muganga,
ukayibwira muganga. Muganga akaba ari we werekana ikigomba gukurikiraho n'ikigomba gukorwa. Akenshi abaganga bagira inama abantu zitandukanye z'ukuntu babyitwaramo. Umuntu rero ugiye kwitahira, umuntu ugiye kuva mu mubiri, bisaba nanone kumugirira isuku, haba mbere yaho ndetse no mu gihe cya nyuma byarangiye, muganga yemeje yuko byarangiye nta kindi cyo gukora, akagirirwa isuku mu bice bye bitandukanye by'umubiri kugira ngo baze kumuherekeza ameze neza. Hari ikintu kindi gikunze kuba, ugasanga hari umwuka aribyo bita urufuzi, kubera ko ibice bye by'umubiri biba bitagikora. Akenshi umuntu asohora umwuka uvanzemo, hari amatembabuzi amusohokamo kubera cya gice cyo hasi nakubwiye umuntu agira incontinence, ugasanga byasohotse ibyo hasi, ibyo ibikomeye byose byasohotse, biba ari ngombwa kumukorera isuku. Amatembabuzi se yo mu mazuru, ibyo byose bigasohoka. Umuntu nanone ni byiza kumufunga amaso iyo yarangije ubuzima bwe, nyine amaso agikanuye, kugira ngo n'udukoko n'uduki twose tutaza guhita tumujyamo. Ikindi kintu wamenya mu bijyanye no kurangiza ubuzima ni uko muganga burya yemeza ko umuntu byarangiye iyo ari ubwonko bwarangije akazi kako, kuko umutima burya ushobora kurangira ukongera, umuntu akongera agasubira mu buzima, ukongera ugakora. Nakubwiye ko hari igihe uhagarara ukongera ugakora, ariko iyo ubwonko umutima wahagaze n'ubwonko bukamara akanya budakoze, biba bigoye cyane ubwonko bwo kugira ngo umuntu aze gusubira mu mubiri w'umuntu, kuko sinye vito umuntu bamushyize kuri ya mashini yerekana ubuzima bwe, iyo ubwonko bwahagaze biba bigoye kugira ngo bize kongera umuntu yongere gusubira mu buzima. Hari ibikoresho bakoresha bashitura umuntu wenda akongera agasubira mu buzima, ariko akenshi bikorwa iyo ari umutima wahagaze ukamara akanya udakora. Bashobora kuwushitura bakawongera imbaraga ukongera ugakora rwose, ariko ubwonko biba bigoye cyane kugira ngo bwongere gukora. Muganga rero niwe wemeza yuko ibihe byarangiye by'umuntu, nta kindi gishobora kubaho. Ndagushimiye rero wowe wakurikiye kino kiganiro. Urupfu abantu benshi bararutinya, ariko nyuma ya kino kiganiro ndagira ngo kiragufasha wenda kumenya nyine ko ari ibihe umuntu wese aba agomba kunyuramo igihe kimwe cyangwa ikindi. Murakoze rero, mugire amahoro. Njye wagutegura kino kiganiro nitwa Celine. Mugire amahoro, murakagira ubuzima bwiza. Mu bindi bimenyetso rero biri kuri uru rutonde ni uko umuntu ashobora kugaragaza ibimenyetso byo guta umutwe, ibyo bita derire, kubera ko ubwonko nyine buba bwabaye tushe, wenda hari ibice bimwe bidakora neza by'ubwonko, ugasanga umuntu aravuga ibintu bitari ku murongo, wenda aravuga amakuru ayacuritse. Niba hari nk'umuntu wapfuye mu muryango akaba yamuhamagara, cyangwa mbega avuga ibintu bitari ku murongo, nibyo bita derire, kubera nyine indwara zo mu mutwe n'ibice by'umubiri byo mu mutwe biba bidakora neza. Bamubwira ibintu agasubiza ibindi, cyangwa akaba yakora nyine ibintu ubona wabyita ngo bitari ku murongo. Iki ni ikimenyetso nacyo cyerekana umuntu ugiye kuva mu mubiri. Ikindi gice ni uko umuntu akenshi ugiye gupfa ashobora kwerekana ikimenyetso y'uko ameze neza, yakize,
akumva afite akabaraga, hakaba n'ababwira abandi niba bari kwa muganga ati uyu munsi turataha meze neza, niba hari ikintu yari amaze iminsi atabasha kurya akagisaba ati mukimpe ndumva ngishaka, akakijyana imbaraga nyinshi, ba bandi bamuri hafi bakaba bizeye bati agiye gukira. Iki kimenyetso nacyo gikunze kugaragara ku bantu benshi bagiye kurangiza ubuzima, ukabona ameze neza, yijajaye rwose, ameze neza. Icyo nacyo ni ikimenyetso kiranga umuntu ugiye gupfa. Hari abandi rero bagera mu bihe bya nyuma ukabona baracecetse, ntagishaka, mbega yikuyemo, ntabwo ashaka kubonana n'abantu, arigunze, arashaka kuba wenyine nyine kugira ngo we ubwe atekereze ku buzima bwe, agire umwanya w'ubwe wo gutekereza ku buzima. Niba ari n'umukristo wenda ukabona arimo gusenga cyane, akeneye wa mwanya w'ubuzima bwe we ubwe, atakeneye abaza kumureba buri kanya, abaganga bahanyura buri kanya, ntabwo ashaka kuvuga. Niba ari umuntu sociable uganira cyane, ufite amacuti menshi, ugasanga arikura mu bantu, arashaka kubaho wenyine. Iki kimenyetso nacyo ni ikimenyetso gikomeye cy'umuntu ushaka kurangiza ubuzima bwe, uri mu nzira yo kurangiza ubuzima bwe. Igihe rero abigaragarije umuryango ko ashaka kuba wenyine, gusigara wenyine mu cyumba se, byaba byiza nyine babyubahirije, kuko biterwa umuntu umwe agira ibimenyetso bitari ngombwa ko bisa n'iby'uwundi. Hari abashaka kuba anture, bashaka kuba bakikijwe n'abana babo n'umuryango wabo, yari nk'abantu bakuru. Hakaba n'abandi rwose bashaka kurangiza iyo nzira bari bonyine, wenda bakavuga bati nta nubwo ari ngombwa ko abana banjye cyangwa umuryango wanjye umbona muri bino bihe, kuko abenshi hari abasamba, hari n'abasamba. N'iki nacyo ni ikimenyetso, hahandi umuntu ashobora gutera imigeri kubera ububabare, ariko nanone no kuba ari mu kurwana no kuguma mu buzima. Iki nacyo ni ikimenyetso, ibintu bya agitation. Umuntu wawe niba yari arwaye ariko akagera igihe ukabona arajite, aratera imigeri, aratera amaboko, hari igihe aba ababara, ariko hari n'igihe aba ari mu gukoresha za mbaraga zisigaye kugira ngo agume mu buzima, ariko hari n'igihe aba atazi ko we ari mu gukora bino bintu, na ya derire nyine. Hari igihe we aba ari muri inconscience, aba atazi ko ari mu kunyura muri bino bihe, aba atazi yuko umuryango we uri mu kubyibazaho, cyangwa ufite uko ubibona, kubera conscience ye, ubwonko bwe buba butagikora neza. Umunaniro ukabije nawo ni ikimenyetso cy'umuntu ugeze mu bihe byo kurangiza ubuzima bwe, hahandi usanga umuntu aryama cyane kandi ukabona arasinzira, wenda arashaka no kwigumira mu buriri, gusinzira rwose, agasinzira profondément, ukabona arananiwe. Umuntu aba abikeneye mu mpera z'ubuzima, cyane cyane yuko ibice by'umubiri we biba biri mu gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bigume mu mubiri, bigume nyine umuntu akomeze kubaho. Ushobora kubigenderaho ubona ko umuntu wawe nyine ari mu bihe bya nyuma. Ndagushimiye rero wowe wakurikiye kino kiganiro. Urupfu abantu benshi bararutinya, ariko nyuma ya kino kiganiro kiragufasha wenda kumenya nyine ko ari ibihe umuntu wese aba agomba kunyuramo igihe kimwe cyangwa ikindi. Murakoze rero, mugire amahoro. Njye wagutegura kino kiganiro nitwa Celine. Amahoro, murakagira ubuzima bwiza.